Nitwa Ndagijimana nkaba nkomoka mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga akagari ka Nyarurama, nkaba nsengera mu itorero rya ADEPR Nyarurama paruwasi ya Gatenga. Nkaba ngiye kubagezaho ikiganiro kigendanye n'uburyo umukristo wa Kristo akwiriye kwifata mu bihe turimo mu gihe nk'uru rugendo turimo. Turatangira dusoma amagambo ari muri Zaburi ya 91. Uba mu bwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye ni igihome kinkingira. Haleluya. Ndabwira umukristo wese ni tubwiwe amagambo meza asobanura uburyo turi mu bwihisho bw'Uwiteka Imana yacu, kandi mbwira umuntu wese unkurikiye numbona ko umukristo wa Kristo uko akwiye kwifata mu bihe turimo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu kigeragezo, abantu benshi babona ko asa naho ari ikiroge bitewe n'ibirimo bimubaho, bitewe n'uko ibimubayeho ashobora uburyo abyihanganira bo batabyihanganira, ariko Imana ibiri kumwe nawe. Ndakubwira ngo komera, shikama, ibigeragezo waba urimo byose Imana iri kumwe nawe. Kandi mw'ubu buzima turimo, ibyo turimo mw'ubu buzima bitandukanye n'iby'isi abantu barimo, niyo mpamvu ibintu biba bihabanye. Icyo ushobora kwihanganira mu buzima nk'ubu ngubu, undi abibona akabona ni ibintu bihabanye nuko wabitekereza kuko ari mu mubiri. Nkavuga ngo ubuzima waba urimo bwose shikama, komera, Uwiteka ari kumwe nawe. Nkavuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe yaba nde? Ntawe. Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Kandi iyo umukristo ageze mu kigeragezo, ni ukuvuga ngo icyo biba bigusaba ni uguhamagarara mu mwanya wawe, ubundi Uwiteka akwirwanirira. Ubundi icyo dusabwa ni ukuguma mu mwanya wawe, ubundi Imana yo kwirwanira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kigeragezo kigera ku mwana w'umuntu kirenze ukwizera kwe. Kuko Imana nubwo ibyo biba bigutunguye, ariko Imana yo ntabwo biba bitunguye. Ni ukuvuga ngo nahumuriza umuntu wese uri mu bibazo, uri mu ntambara, ko mw'uru rugendo turimo atari ukudamarara, ahubwo ari ugushikama, ugakomera, ukamenya ko kurwanirira ari Uwiteka wenyine. Kandi ikindi, iyo umuntu ari mu bigeragezo, ni ukuvuga ngo Imana ibiri hafi yawe. Kandi mu kigeragezo niho umukristo abasha gusabanira n'Imana. Iyo abantu babibona, babona ko watereranwe, ariko Imana ibiri mu ruhande rwawe. Ari nayo mpamvu Imana y'ubwayo, haba ninjoro uryama, haba ugenda, Imana irakuganiriza kandi ukamenya ngo mbayeho neza, iki kintu nzagisohokamo ne, bitewe n'uburyo Imana iri mu ruhande rwawe. Niyo ugenda ufite intego y'ahantu. Ni ukuvuga ngo ese ushobora kugirwa n'inama n'umuntu utarahuye n'ikigeragezo? Ntabwo bishoboka. Ariko iyo uhuye n'umuntu wahuye n'ikigeragezo, kubera uburyo yagisohotsemo Imana yabanye nawe, ni ukuvuga ngo burya iyo uri mu kigeragezo ugahura na mugenzi wawe nawe wakinyuzemo, ubasha kugira aho uva n'aho ugera, kubera ko nawe aguhumuriza bitewe n'uko nawe ubwo buzima yabuciyemo. Nkavuga ni ese ushobora kubwira umuntu ngo iki kiraryoshye kandi nawe utarakiriye? Niyo mpamvu umuntu wanyuze mu kigeragezo akakivamo, bituma abasha guhumuriza no gukomeza n'undi wese ukirimo. Kubera ko navuga ngo umukristo uri mu kigeragezo, iyo avuye mu kigeragezo cya mbere akava mu cya kabiri, akava mu cya gatatu, ni uko ngo aba amaze kugera ku rufatiro rushyitse. Ubundi umukristo udahura n'ikigeragezo ntabwo abasha. Umukristo udahura n'ikigeragezo ni nk'uko twavuga ngo umusirikare ntabwo yagira inama umusirikare ku rugamba atararwanya urugamba, ahubwo umusirikare mwiza ni umusirikare warwanya urugamba, kuko iyo ahuye umusirikare warwanya urugamba akarutsinda, abasha kugira inama umusirikare utarajya ku rugamba, kuko aba afite icyo amurusha. Nkavuga ngo ntabwo wakwigisha umusirikare uko urugamba rukorwa utarabashije kururwana. Ni nako n'umukristo mw'ubu buzima, aba umukristo uhura n'ikigeragezo akagisohokamo, burya Imana igira gute? Imuteza intambwe. Muri kwa kumuteza intambwe ikamuha n'imbaraga. Ni nk'uko n'umusirikare ugiye kujya ku rugamba abanza kujya kuri training,
iyo ugiye kuri training rero bituma ubasha kujya mu myitozo witeguye. N'umukristo rero uri mu kigeragezo ni ukuvuga ngo niyo ahuye n'izindi ntambara amenya ko byanga bikunze hari umugaba umurwanirira. Uwo wamutegura imyitozo ni nawe umurwanirira kandi akamuha ibikoresho biri serene. Ni nayo mpamvu iyo turi kumwe n'umwuka wera nawe abasha kudukomeza akatuyobora. Iyo turi kumwe na Kristo tumenya ngo turi kumwe n'inkomezi. Umwuka wera amenya uko atuyobora. Ntabwo turi ibyigenge iyo tuyoborwa n'umwuka wera, ntabwo turi ibyigenge ahubwo tuyoborwa n'umwuka wera. Umukristo uri mu kigeragezo abasha kugenda yemye kuko aba afite ibyo yavuganye n'Imana. Agenda ameze nk'umuntu ufite iyajya. Ni ukuvuga ngo iyo umukristo uri mu kigeragezo yaba ninjoro aryamye yaba agenda, Imana iramugenderera ikamuganira. Ubundi iyo uri mu kigeragezo niho ubasha gusabanira n'Imana. Ariko umukristo udahura n'ikigeragezo nabigereranya n'umuntu uri mu rugendo ariko utazi n'iyajya. Ariko umukristo uri mu kigeragezo kubera ko igihe cyose mu ngendo ze mu byo akora byose umwuka w'ubuhamya n'uw'Imana, kuko aba ayoborwa n'Imana mu buryo agenda, haba mu nzira haba mu byo akora aba afite impungenge zo gucumura. Niyo mpamvu rero kubera ko umwuka wera aba ari we umuyobora, agenda yibombaritse yitonze kubera ko ntapfa guhubukira ibyo ari byo byose. Kandi ni ukuvuga ngo iyo abantu bavuze ntavuga, bisaba kugira ngo ucishe makeya, kuko muri kwa kuvuga ibintu bituma ubasha gukiranirwamo ugacumura. Ariko ni ukuvuga ngo nk'uru rugendo umuntu wese unkurikiranye namuha impanuro yo kuvuga ngo niba warahisemo Kristo genda uko Uwiteka bishaka. Kandi uko Uwiteka bishaka ni ukutajya mu biganiro mburamumaro, ukamenya ngo ese iki mvuga gifite ingaruka ki, gifite nyungu ki nk'ubu buzima ndimo. Kandi ikindi, umukristo nyamukristo agomba kuba intangarugero mu buzima bwe bwose, haba mu kazi, haba mu byo akora, haba iwe no mu rugo. Nongere nibutse abaneza amatwi ngo ikigeragezo inzira yacyo ishobora kuba inshuti yawe, ishobora kuba umuvandimwe wawe, ishobora kuba umukunzi wawe, ishobora kuba umwana wawe, ishobora kuba umufasha wawe, umudamu, umugabo se, yewe n'akazi nako kakubera inzira y'ikigeragezo. Niyo mpamvu nubona ugeze muri icyo kigeragezo umuvandimwe yaguhindutse, inshuti yaguhindutse, ugomba kumenya ngo ariko uko biri kose hari Imana iri mu ijuru ibasha kundwanirira kandi ikaneshereza. Ugasiba kwirwanirira wowe ubwawe cyangwa se kwijujuta. Abantu nibakuvuga wowe witurize, kuko Imana yonyine niyo ubwayo ibasha kukurwanirira kandi ni nayo izi iherezo y'ibibasha kukubaho. Abakristo, urubyiruko runyumva, abagabo, abadamu, mu by'ukuri ntabwo gukizwa ari ukudamarara, kuko iyo wagiye mu kudamarara ujya umenya ko ibyo urimo bihabanye n'iby'umwuka wera ashaka utugenga. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko imyitwarire yawe igomba gutandukana n'undi muntu wese utaramenya Imana, ahubwo ukamenya ngo mu byo mvuga, mu byo nkora, mu kazi, mu mikorere yanjye yose hari itandukaniro ngomba kugirana n'abandi batarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngomba kumenya ngo nditabaza rimurikira buri umwe uwo ari we wese. Mu byo mvuga, mu byo nkora, tugomba utubonye niyifuze kumera nk'uko akubona. Ariko navuga ngo imbuto zawe nizo zakagombye kuba nyinshi kuruta ibikorwa, kuko imbuto nibyo zigendana n'ibikorwa. Ariko mu by'ukuri tugomba kumenya ngo nk'ubu buzima turimo, itandukaniro ryanjye n'abanyamahanga ni irihe? Ni imyitwarire yawe, ni mu byo uvuga, ni mu mikorere yawe. Ubundi narangiza mvuga ngo nicyo kibasha gutandukanya umunyamahanga n'umukristo wa Kristo, kandi tugasiba kugendera mu kigare. Ni ukuvuga ngo wireba ngo yananze mu gakiza, oya, ahubwo menya ngo
nta musaza mu gakiza, nta mwana mu gakiza. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo tuyoborwa n'umwuka wera, kuko umwuka wera niwe ubasha kukugenga. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose mw'ubu buzima turimo bwa Kristo, nta muntu mukuru mu gakiza, ahubwo ni ukuvuga ngo agakiza ni urugendo umuntu agenda rukazasozwa igihe isi izarangirira. Navuga ngo rero abankurikiranye n'abambona bose nabashishikaza kuvuga ngo niba mwarahisemo Yesu, nimukurikire inzira y'agakiza, muve mu bintu byo gukurikira iby'isi. Turi mu bihe bya nyuma, abantu barimo gushishikazwa n'iby'iterambere kuruta uko bakagombye gukurikirana iby'Imana. Nibyo hari abantu bagendera mu kwitwaza Bibiliya bagatuburira abantu, ariko navuga ngo soma ijambo ry'Imana, kuko nibwo buhanuzi butavangiye bubasha kuyobora umuntu ku nzira y'agakiza, kandi ukava mu bintu bigenda n'ikigare. Kumva ngo hari abantu, hari amatorero y'inzaduka agenda akura hirya no hino, rimwe na rimwe atagira n'insengero, ariko ugasanga abantu barimo barumva ngo aha n'aha hari Imana ivuga ku misozi nta nsengero, ariko uwo muntu akaba adafite aderese y'urusengero yajya gusengeramo, ahubwo akumva ngo aha n'aha barahanura, aha n'aha Imana iravuga, ahantu he mu buvumo, mu mashyamba. Ariko ibyiza ni uko ugomba kugira itorero ubarizwamo, muri kwa kuribarizwamo ukamenya ngo byanga bikunze hari ijambo ry'Imana ryo rinyobora, kuruta uko uzumva ko abantu baguhanuriye ibigendanye n'amarangamutima yawe. Murakoze.